niko ruvuya washakaga nise ko biri urabona tungana ijwi umva dusoundinga kimwe ubu ko ndi MC wa match niwe ko ndi stadium announcer wigeze umubona kuri afishe nk'iyo ngiyo none se ko nakoreye ibitangazamakuru byinshi biremereye we wigeze umubona ya ndi igipapa ubwo rero Wasiri ni umupapa utajyamo ni umusore nka kumugoroba Wasiri ni umugabo wubatse rwose ejo n'abana ni umugabo byo tuzagira umwanya wo kubibwira abantu no kubibereka noneho babibona neza ku munsi w'ejo navuganye na Ruvuyanga abantu batubonye kuri afishe ariko nyine urumva izo CV ebyiri ntabwo zari gurira kuri mikoro imwe Wasiri wasabye iki akibikubwira naramubwiye ntigese ubwiyo ubwino barero amavuta n'amazi bihure essence n'amazi bihure parking se muhuriyemo uramenye ninje yasohotse ndabanje ndategereza arasohoka mbona kwinjira have utazanampuriza ahantu hariho hose ubwo ufite bwo kwahura nawe ni ubwoba butuka wemaze kukubwira CV umva CV nanzi ko ufite ubwatarire yaba ari bugusige agukoze mu ntoki reka da ibitangazamakuru bingahe biremereye ikipe ikunzwe na rubanda nahoze mbonejo bundi hano namubeshera ko ngo ashaka kuza mu ikipe ya Rayon Sport yabaje gukora iki kara gahungu kavuye hano ngo yagufasha ngo yagusimbura ku mwanya kumfasha none se reka tuganire neza nk'abavandimwe muri abasesenguzi ubu bagutumye umuvugizi mwiza w'ikipe wazana Jangwana ugasiga ngabo oya ngaba ariko ngo yajya mu zindi nshingano oya buretse nyine reka tubanze tugende mu murongo umwe ubu bagutumye umuvugizi mwiza w'ikipe wafata uri ugasiga ngabo ahe namahitamo wenda yawe ariko yabana ashobora kumusa oya nyine ari ngabo se nawe oya ntamwe ariko mwavugisha ukuri n'urwego rwo ariko birahita byumvikana umwe n'umuvugizi w'umuryango undi n'umuvugizi w'abafana ubwo wafata ngabo none se tujye kuri kabiri biriya bitendo n'ibikoryo mba mpagaze wanyikorereza ukavuga ngo unyigije yuzanye kare agahungu nese yafitingahe ibibanza byose muri Rayon Sport birafashe gerageza tugusaba kakana wenda mwita umuhungu mwita umuhungu tavuze nayo ndumva kare kabye uriya muhungu mwita umuhungu uriya mu akimamu navugaga gahungu si gitutsi ndimo ndakora comparizo y'ibiro byawe n'ibiro ijwi CV si gitutsi mwita umuhungu ntacyo bikwaye iyo turi kuvuga gahungu okay uriya muhungu none se tuganire ujya YouTube mutamuvuga ariko unanazirikana ko ari bitamuvugaho wenda numva ibyo by'agahungu byo ndumva ari bitabigohora agahungu murangira nawe yaseka kandi ati shaho wagahunguwe nawe kuko nawe ndushibira nansumba kandi ati genda ariko ubwo kucyo navugaga washaka kugaragaza ko none se oya reka tujye kuri iyo ngingo gusa aho muri Rayon Sport yafitinga ibibanza byose birafashe hari Ruben Ngabo mbese mwe ni mushaka kuganira oya turihagisha burya reka mubwize ukuri none se mubona niba ari ikintu tubashije nico Jangwana nta kintu yafasha muri Rayon kihese hari abavuga ngo azana ngo amaterme yandi ngo wazajya ukora ibikoryo nawe akavuga nyine ya magambo nyine ari amaterme rero nyuma yo kubyigaho neza mugende muyakurikire yose muyakurikiranye ku murongo ahubwo bicakora numva inteko y'ururimi n'umuco yamuha akazi ko kujya kura amagambo mu Giswahili akayashyira mu Kinyarwanda akayavana muri Tanzania akajya yinjiza mu Rwanda we aragenda agafata umwanya kumva radio zo muri Tanzania ndabimwubahira si benshi bashobora kubyumva nyine ngo banabisobanukirwe sibyo w'icyakora no gufata ayo magambo rero akayimura ibyo byo kwimura rero nta nundi abantu bose babikora kuvuga ngo ni mwenye kiti ni jambo ryarikamwe ni jambo ryarikamwe nta gace karimo kuvuga ngo ni irindi yarye ni kama nyumbani ni slogan ya Simba ya 2018 2019 Club Giant ibyo abafana barahiri babivuza imyaka myinshi uneze ibyo bizarangira bite ko numva nta gace karimo none se ibikoryo byawe wowe akwita gomba ni yagora ihariye bite ibikoryo byawe wavuze ati nge nkaka kanya nimwe bantu ba mbere mugiye kubibona nari nasezeranyije abantu ko ku munsi wo kwa gatanu inyogushanga igomba guhinduka yego nimwe bantu ba mbere mugiye kubibona gitwereke
inyogosho ya Wasiri kuwa gatanu nari nabwiye abantu ko ni inyogosho igomba kuba itandukanye nuko musanzwe muzi Wasiri. Kabiri ni inyogosho irabirimo exact score y'ibitego biri buze kuboneka muri derby. Ndongera mbisubiremo. Reka nongere mbisubiremo. Nari nabwiye abantu ko kuwa gatanu umuntu uzagirirwa ubuntu bwo kumbona kuko ntibyoroshye nzaba namaze guhindura look sukundi siboga mbira mbona nkiza akakantu mu bakishita kadura Dulac nta nubwo mba mbizi nagiye umuhungu wanjye arambwira ati iyo umaze gutama akantu nkaka kugira ngo abantu bose batagenda babibona nagamaka ngaka nagasirimu nako kanambereye ndaberewe cyane rwose Imana ishimwe ko mberewe. Hanyuma inyogosho yanjye nayiteretsemo uyu wa gatanu basoje kunyogosha ku isaha y'isa 5:39 n'amasegonda 22 nibwo bari basoje kunyogosha. Inyogosho rero nayishizemo ubwo rero mbere ko ufungura Dulac ntazini ifite mbere yo kuyitwereka n'abantu ngo baza kuri YouTube izina ry'inyogosho oya ibyo ngibyo by'abantu bararimenya nyuma ya match. Ugiye kutwereka gusa ibitego wowe ngiye kukwereka ibitego nkwereke n'inyogosho. Visual Kara aradufasha kuri Instagram ya Radio Rwanda no kuri Twitter tutereka ako kantu ni abantu bakurikiye RBA akakanya ni mwebwe bantu ba mbere mugiye kubona inyogosho Wasiri ari buserukane muri Stade Amahoro. Ako nagashaka mwe mudusha 30 ndi bukore. Abakurikira imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport babibonye ko ndi stadium announcer ninje official MC ongeraho ngo and hyper byombi burya wemerewe kubikora. Kare kantu ko guhagurutsa abareyo urimo n'umuhyper mwiza cyane. Abareyo muri hehe iyi Stade Amahoro twagiye ku nyogosho sasa. Musa nuko yemeye kutera gato kugira ngo tuyimurike ku mugaragaro tubwira abantu umubare w'ibitego. Arayifunguye wita Wasiri agiye kutwereka icyo bita exact score. Arayifunguye score iri butsinze. Amaye no Wasiri yakoze agashya. Turebere neza riga niho mwegereye. Ibitego biri hariya Nyamuneka ujya kangerageze muzenguruke ko ndabonamo amabara y'ubururu tentire nyinshi cyane. Janditseho ko Rayon Sport itsinda APR ibitego 2-0. Turebe uretse gato tureba uretse kwambara uretse kushaka kubitindana wibitindana menye kumusaya neza ni hano biri cyangwa ibitego bibiri bya APR kusabwa uko ibitego biba byanditse ni iyakira ibiri imbere iyakira ibiri inyuma n'amabara kandi arabigaragaza urabaza ibindi bara byakora ku mutwe wa Wasiri. Nguwo Wasiri. Na vision namubwiye ndi buretse gufotora imiriro ntiraza. Ati se ko ngiye fotora nkeneye amagambo. Kodushaho ngo ayicumi ku 10. Aho uranyemera. Wasiri 6,180 kuri YouTube byagize. Abantu baracari bake kuko imiriro yanjye biceneye abantu. Fotora amafoto visual utereke kuri amafoto igiwe menaho ngo ayi burenganzira rwose nari nabiteguye unanyihanganire rwose nakubeshye sinari muri sound check ndimo ndasoza inyogosho yanjye. Nari mbizi ko nimbikubwira urahita ubishyira kuri mikoro uvuga uti turavuganye ambwiye ko ari gusoza inyogosho yaraza afite ibishya ku mutwe. Buriya uyu muti ugiyemo mu gitondo watindiye ukuri rero natindiye ukuri ni ibingibi ngewe sinjya mbesha abantu niba abantu mbabwiye ngo uyu munsi ndaza kuba nakoze ibi nibi ndabikora ya masaha niko bigomba kugenda. Wasiri tujye rero none wasoje wakwambara nta kibazo nakambara none ikutera tujye none mu byatuzinduye abantu baravuga bati Rayon Sport ifite ibitego pe yabitsinze match 11 ibitego 19 yo yinjizwa 3 niyo kipe ifite ibitego byinshi maze gutsinda ni ifite amanota menshi. Abantu bakavuga batari ko APR ni kipe isanzwe igora Rayon nta gishya kirimo n'ubundi Rayon ikomeye APR shora kwitsinda. Reka duhere kuri icyo kintu ntabwo bufite bwo kuba izi forume murimo
APR yazihagarika mukoze match 8 niba atari 9 zikurikiranye Rayon Sport itsinda gusa win ni 9 ese nta kibazo ufite kivuga kiti uyu munsi none APR yatoza gukora ya 10 ikintu cyambere cy'umupira ariko nk'umuntu nzi w'abantu yego ikintu cyambere hari fact nabonye abantu barimo baragendera bavuga ko igihe cyose ikipe ya Rayon Sport ngo imeze neza itsindwa n'ikipe ya APR ndayihereza 30%, 70% mvuge ngo ntagariyo. Ndashingira kuki ikipe ya Rayon Sport sezo tuvuga ko yari imeze neza igatsindwa n'ikipe ya APR byavubaha ni igitego Isabigira Imana yatsindishije akaboko Rayon Sport yaje muri V8 abibuka iyo sezo barabyibuka kirya gihe Rayon Sport yatsindaga umuhisi n'umugenzi yarakubitaga ikipe ya Rayon Sport iri ya sezo yatakaje igitego kimwe ku busa itsindwa n'umuntu witwa Isabigira Imana na interview itangira no kuri radio avuga ati ngewe nyina gitsindishije akaboko ati n'inzira yose nabona nsindamo igitego ngomba kubigenza gutyo 70% rero ndayishingira kuki Rayon Sport yose imeze neza match irayirangiza dufata urugero rwiza sezo ya 2023-2024 ijya gutangira ikipe ya Rayon Sport yari imeze neza iri kwitegura amarushanwa mpuzamahanga nta mezi menshi yaranyuzemo ikipe ya Rayon Sport imaze gutwara Peace Cup bongeyemo abakinnyi bace ikipe ya Rayon Sport uwo mwaka w'imikino kuri Super Coupe yatsinze APR ibitego 3 ku busa dusubira inyuma gato sezo ya 2018-2019 ikipe ya Rayon Sport yari ifite rani y'imikino myinshi irimo iratsinda uwa 93 Sarupongo yatsinze penalty muri Stade Amahoro mutoza ari Robertinho izo ni match nkeya mbashije kukubwira fact ya kabiri ngira abantu ko ikipe ya Rayon Sport ifite win uyu munsi ikipe ya Rayon Sport igihe cyose ifite umwata kutitiza match yiwe ya mbere atsinda igitego APR nubwo njya mu myaka ya kure sinjya mu myaka ya kure iyo season nari ndimo ndavuga kuri Super Coupe Charles Bare yatsinze igitego ari nacyo cyafunguraga nibo batsinze igitego cya mbere hani minota 6 yigeze nyuramo yari yagitsinze cya mbere ese muribuka ko match ya mbere ya Davis Kasirye yatsinze nawe ese muribuka ko match ya mbere ya Nabokota yaratsinze abataka bose baremereye singiye mu mibare myinshi abataka bose baremereye iyo bari mu ikipe ya Rayon Sport bagiye gura n'ikipe ya AP yiyize yo kwazi gukina igitego aragitsinda kuri match yiwe ya mbere bakavuga yuko ariko nubwo ufite forunganye bakemera Basane rwose kuri PSG bakemera Haji ufite ibitego binuri muri forme na Kevo maze gutanga assist 8 akaba atariko iyi defense ya AP imaze kwinjizwa igitego kimwe muri match 9 ya Crema na Suwane na Pavel Mwizamu Tadori imbere yabo Kadege na Claude batire Rayon Sport yari itarahura n'aba defenseur wa Siri ngiki cyo bagushinja bati ngo ujye gukina equipe defense ibyo nabyo yaba fact nemera ariko nanone atake nziza inagaragara kuri match nziza ikomeye ngiyi ngiyi niba mwarabonye umuntu witwa Haji Iraguha kuri match ya Muhazi wigeze ubona hari umutwe we harimo match y'uyu wa gatandatu umuntu witwa Fonganye usibye cya gitego yatsinze bakavuga ko ari muri offside hari ibindi bitendo bye wigeze ubona muri match abakinnyi bose bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport kuri match ya Muhazi iriya niyo match yari duteye ubwoba for your information iriya niyo match ngira ngo na match twarayireba nyobonye ubwoba nanjye nari mfite iriya iri muri match yari duteye ubwoba byo ku rwego rw'ejo kuko turi kwikina abakinnyi bakiriye amafaranga abakinnyi bari barayibakiriye imishahara y'amezi 2 yego kabiri abakinnyi bagiye gukina iyo match amasaha atageze kuri 72 amasaha 69 nyuma y'iyo match barakina derby benshi muri aba bakinnyi urugero nk'umuntu witwa Forunganye arabizi neza ko niba ari stade y'ibihumbi 45 isi yose iraza kubimuhanza amaso si umukinnyi wo gukina kuri ubu butaka nawe arabizi urumva niba umuntu yaravuye muri Senegal ari top scorer akajya muri Morocco agakomeza ajya muri Czech Republic muri Dito akagaruka mu Rwanda urumva habaye downgrade yamanutse muri level gato match nk'iyi ngiyi rero arabizi neza ko yahinduye ubuzima bw'umuntu nka Davis Kasirye
match nk'iyi ngiyi y'ibihumbi 45 ntago abantu bari muri stade gusa aribo barimo barayireba. Ibihumbi 45 iyo byamaze kuzura ngira ngo murabibona ko n'ibitangazamakuru byo muri Afrika birimo birandika kuri Rayon Sport cyane. Ibitangazamakuru byo kuri ubutaka bwa Afrika baramushyira kuri front page buri munsi. Uyu munsi rero niba n'ibitangazamakuru byo muri Senegal birimo birakora abakinnyi 11 bitwaye neza buri cyumwe rakaza. Ni hurizo rye rikomeye ryo gutsinda kuri derby agakomereza muri uwo mujyo ajya mbere. Niyo mpamvu rero niba mwabumvishe interview umuntu witwa Robert yaherutse gutanga yaravuze ngo iyaba byibuza nakinaga derby buri cyumweru icyo yavugaga ntago ari uko adatinya izo derby oya ahubwo match ya derby iri muri match zoroha kuzitegura kubera iki nta kintu cyinshi uganiriza abakinnyi ntabwo uri buze kujya kubwira Hadim ngo iyi match ngirakomeye buri imbaraga nyinshi uzitakaza uri kumubwira ko match ya Muhazi ari ingenzi ariko kujya kumbwira ngo match ya APR ibyo zura bisobanurira ndi ubu wajya kubwira Pedro ngo match ya Real Madrid ngo ngirakomeye asanzwe abizi. Iyo ukinjira ku butaka bw'u Rwanda natunguwe cyane na n'uyu mutoza wa Nani Serami ninjye wamwakiriye ku kibuga cy'indege yinjira natunguwe nuko yambazaga amakuru menshi yi champion yaraza amakuru menshi ya APR yaraza amakuru menshi ya Kiyovu. Izo kipe ebyiri nizo yansabye ko muganirizaho gaceya n'umuntu bitabaye ngombwa ko yicarana n'aba admin ba Rayon Sport we match agaciro ka yarakazi n'ikikora kuri CV y'umutoza. Ubu rero iji ni match ku ikipe ya Rayon Sport idasaba imibare myinshi ahubwo yo kwicara umutoza akaba ari kwiyekenyera agati gusa agategereza ibera mu kibuga. Kuko uyu munsi ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bahagaze derby nyinshi cyane. Dufate nk'urugero ubu se uyu muhungu witwa Niyonzima Olivier Sefu uramusobanura iki kindi kuri derby? Ese umuntu witwa Ombarenga Fitina uramusobanura iki kindi kuri derby? Ese umuntu witwa Muhireke vamubwira iki kindi kuri derby? Ese umuntu witwa Iraguha Haji wujuje umwaka wa 3 muri Rayon Sport uramubwira iki kindi kuri derby? Rayon Sport ifite abakinnyi barenga 5-6 udashobora kujya kubwira ngo derby ngo ni ibi basanzwe bayizi. Niyo mpamvu rero iyo uyu munsi ni ukwijyana. Urakoze cyane reka twamamaze gato cyane tugaruka no na Nasina na Wasiri atangaza ubundi no tujya mu zindi nyingo tuza no kumeza yo gusesenguzi twafata gato twamaze uri tugaruka mu kanya.